Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube kw'Isoko TV. Nongeye kubashimira mwe mwese tubana umunsi ku wundi mukadushyigikira mukanda subscribe mutanga ibitekerezo bitandukanye ku byo mwifuza ko twajya tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero reka tunyarukire Kabgayi turebere hamwe umwihariko w'abazirika nto ya Kabgayi. Ese kweri cyitwa bazirika byakomotse he? Amateka yayo yihariye nayahe? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki cyegeranyo. Bazirika nto ya Kabgayi altari yayo ishobora kwakira abasaserdoti bagera kuri 60, ifite uburebure bwa metero 70, ubugari bwa metero 21, ubuhagarike bwa metero 15 n'umunara wa metero 45. Uriya munara mubona kuri bazirika nto ya Kabgayi ufite metero 45 z'uburebure. Mu mwaka w'1986 nibwo hashinzwe misiyoni ya Kabgayi. Mu mwaka w'1986 iyo kiliziya yeguriwe Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, Immaculée Conception, ari nawe waragijwe diocese yose ya Kabgayi. Ubwo hashingwaga diocese ya Kabgayi tariki 14 Gashyantare 1952, icyari paruwasi ya Kabgayi cyahindutse paruwasi katedrale ya Kabgayi. Kuwa 22 ukwezi kwa 10 umwaka w'1992 nibwo Papa Yohani Paulo wa II yashyize kiliziya ya paruwasi katedrale ya Kabgayi ku rwego rwa bazilikano, Basilique Mineure. Ni nyuma yuko ayisuye mu mwaka w'1900 akagezwaho ubusabe bw'uko iyi kiliziya yashyirwa ku rwego rwa bazilika. Bazilika ya Kabgayi iteye nk'umusaraba. Inyubako yayo yubakishijwe na Frere Adolphe Alphonse, ihabwa umugisha na Musenyeri Leon Paul Classe. Ibyo birori byabaye mu kwezi kwa Mata 1923, byitabirwa n'imbaga y'abantu igizwe n'umwami Musinga, abayobozi b'abakoloni b'Ababirigi hamwe n'abaturage benshi cyane. Inyubako ya bazilika nto ya Kabgayi ifite uburebure bwa metero 70 twabivuze, ubugari bwa metero 21, ubuhagarike bwa metero 15, mu gihe uburebure bw'umunara wa bazilika ari metero 45. Ku munara hari umusaraba munini n'inzogera enye. Izi nzogera zitandukanye mu majwi yazo kandi zifite ubushobozi bwo kumvikana kugeza ku birometero 10. Iyi kiliziya ya Kabgayi ifite ubushobozi bwo kwakira abakristo barenga 5,000 bicaye neza bafite umwuka uhagije. Inzugi zayo ni ngari kandi zikaba nyinshi. Uburebure bwayo ndetse n'amadirishya menshi yayo nabyo bituma abakristo bahumeka neza. Bazilika nto ya Kabgayi ifite umwihariko wa altari nini cyane. Altari yayo ifite ubushobozi bwo kwakira abasaserdoti abatura igitambo cy'Ukaristiya bagera kuri 60. Bazilika nto yifitemo amashusho ayirimbisha ariko agamije gufasha abakristo gusenga neza. Muri ayo mashusho akoranye ubuhanga harimo ishusho ya Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, ya Yosefu umurinzi wa Yezu, n'iy'umuryango mutagatifu. Hanze ya bazilika mu mbuga hari amashusho manini afite ubuhagarike bwa metero 4. Ishusho y'umutima mutagatifu wa Yezu n'iya Bikira Mariya utarasamanywe icyaha. Undi mwihariko w'ibazilika nuko mu mwaka w'1917 yakiriye ubusaserdoti bw'Abanyarwanda ba mbere, abo ni Baritazari Gafuku ndetse na Donati Reberaho. Iyi kiliziya ishinguyemo abepiskopi b'iyi diocese bitabye Imana, harimo kandi uwayoboye diocese gatolika ya Byumba, uwayoboye arkidiocese ya Kigali hamwe na Frere Adolphe Alphonse wayubakishije. Bazilika nto ya Kabgayi ni imwe muri bazilika 1810 ku isi yose, aho bazilika 584 zubatse mu gihugu cy'Ubutaliyani, igihugu kirimo bazilika nyinshi, kigakurikirwa n'Ubufaransa bufite bazilika 174 ndetse na Polonye ifite bazilika 156. Ku mugabane wa Afurika habarizwa bazilika 23, muri zo enye ziri mu gihugu cya Ghana. Kugira ngo kiliziya yitwe katedrali cyangwa bazilika bikomoka ese ibi byombi bitandukaniye? Reka tubirebere hamwe. Iyo uvuze amagambo katedrali cyangwa bazilika byumvikana nk'inshoberamahanga mu matwi no mu mitekerereze ya benshi, bagahitamo kwiha amahoro bakayifata nk'ahantu ho gusengera gusa, dore ko ari cyo gikorwa nyamukuru kihakorerwa. Aya magambo atandukaniye mu bisobanuro no mu nkomoko, ariko afite aho ahuriye cyane cyane mu bikorwa nyirizina n'akamaro kayo mu myemerere ya Gikristo. Ijambo katedrali mu Kilatini ni cathedra, bivuga icyicaro, mu gisobanuro nyacyo rivuga ari icyicaro cy'umwepiskopi
uyobora diyoseze. Iri jambo rikaba rikoreshwa mu madini n'amatorero agira ubuyobozi bugera ku mwepiskopi nka Kiliziya Gatolika, Abangilikani, Abaorthodox namwe mu madini akomoka ku myemerere ya Martin Luther King ndetse n'Abamethodist. Amateka agaragaza ko katedrali yatangiye mu mwaka wa 313 ubwo umwami w'abami Constantine wa mbere yemeraga ubukristu akanatangaza ihumure ry'uko abakristu bemerewe gusenga nta kibahungabanya. Mbere y'icyo gihe ntabwo zabagaho nk'uko mbere y'ikinyejana cya 4 ubukristu bwari butarashinga imizi cyane ngo abepiskopi babeho bayoboye abakristu. Ihumure rya Constantine ryatumye abakristu biyegeranya baherako banashinga katedrali ya mbere. Kiliziya ziswe katedrali bwa mbere mu kinyejana cya 4 nizo mu Butaliyani, Espagne, Afrika ya ruguru n'igice cy'uburengerazuba bw'Uburayi cyitwaga Gaul. Gusa mu Burayi bwose na Amerika izina katedrali ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 12. Bazilika itandukaniye rero na katedrali, reka tubirebe. Mu mateka y'Abaromani ba kera bazilika yari inyubako nini za leta zifite imyubakire yihariye y'ishusho y'urukiramende, aho uruhande ruto ruteye nka 1/2 cy'uruziga. Mbere ijambo bazilika ryasobanuraga ubwami. Bazilika z'abakristo zubatse zagendeye ku gishushanyo cy'iz'Abaromani ariko zo zitwaga kiliziya. Iyi sano igaragara cyane kuri bazilika ya Sainte Marie Majeure i Roma. Hari amoko abiri ya bazilika, inini n'intoya. Kiliziya Gatolika yemera bazilika enye nini zose ziri Roma ni Vatikani. Izo ni bazilika ya Mutagatifu Yohani y'i Laterano ariho papa. Hari bazilika ya Mutagatifu Petero Intumwa, hari bazilika ya Saint Paul Hors Lemire na bazilika ya Sainte Marie Majeure. Mu Rwanda hakaba habarizwa bazilika imwe nto ariyo bazilika nto ya Kabgayi. Amategeko ya kiliziya igendera havuga ko nta kiliziya ishobora kwitwa bazilika bitemejwe na nyir'ubutungane papa. Bazilika usanga kenshi ari ahantu hafite amateka akomeye muri kiliziya ku buryo hakorerwa ingendo nyobokamana. Izizwi cyane zikorerwaho izo ngendo nyobokamana ni nka bazilika ya Mutagatifu Sepulcre iri Yerusalemu, hari y'umwamikazi w'i Lourdes, hari bazilika y'umwamikazi w'i Fatima muri Portugal. Izizwi cyane muri Afurika hari bazilika y'umwamikazi w'amahoro i Yamoussoukro muri Cote d'Ivoire na bazilika y'umwamikazi wa Afurika y'i Alger muri Algeria. Nubwo bitandukanye birashoboka ko bazilika yanaba katedrali. Urugero ni nka bazilika ya Mutagatifu Yohani w'i Laterano ari katedrali ya papa na bazilika ya Mutagatifu Denis i Paris nayo ikaba katedrali, ndetse na bazilika nto ya Kabgayi. Kindi nababwira nuko kugeza ubu mu Rwanda dufite diyoseze 9. Hari arikidiyoseze ya Kigali, hari diyoseze Gatolika ya Nyundo, hari diyoseze Gatolika ya Ruhengeri, hari diyoseze Gatolika ya Byumba, hari diyoseze Gatolika ya Kibungo, hari diyoseze Gatolika ya Kabgayi ariyo ifite icyicaro cya bazilika ntoya, hari diyoseze Gatolika ya Butare, hari diyoseze Gatolika ya Gikongoro, hari na diyoseze Gatolika ya Cyangugu. Ikindi kandi nababwira nk'umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Gikongoro nuko hari mu hantu 17 ku isi habereye amabonekerwa ya Bikira Mariya. Ayo mabonekerwa akaba yemewe na Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Butare nuko ariho hashinzwe paruwasi bwa mbere, paruwasi ya Save. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Kabgayi nuko ari ifite bazilika ntoya mu Rwanda. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Nyundo nuko ariyo yabaye diyoseze ya mbere mu Rwanda yewe n'umwepiskopi kavukire w'umunyarwanda. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Kibungo nuko ariho hakomotse umukristo wa mbere wabatijwe mu mateka y'ubukristo mu Rwanda, Elizabeth Nyirambeba. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Cyangugu nuko ariho hantu hambere hasomewe misa ku butaka bw'u Rwanda muri paruwasi ya Shangi. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Ruhengeri nuko ariyo yaragijwe Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, bibutsa amabonekerwa yabereye Fatima muri Portugal. Umwihariko wa arikidiyoseze ya Kigali nuko nyine ari arikidiyoseze ikuriye andi madiyoseze Gatolika yose yo mu Rwanda. Akaba ari naho hazahimbarizwa yubile ku rwego rw'igihugu, yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Umwihariko wa diyoseze Gatolika ya Byumba iri muri diyoseze zavutse bwa nyuma ibyawe na diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Reka mbashimire mwe mwese tubana umunsi ku munsi ku miyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Mbifurije amahoro y'Imana.